turakwitabye karamenya gasani kuko duhamagaye kugira ngo utugirire neza buri munsi. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure. Imana ije gutugororera, ikatugira neza, ikaduhemba igikwiye kuri uyu wa kabiri w'icyumweru cya 20 gisanzwe, tariki 16 Kanama 2022. Isomo ryamenye mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, umutwe wa 28 umurongo wa 1 kugeza kwa 10. Uharambwirira ijambo ati, mwana w'umuntu, bwira icyo gikomangoma kitiruti, dore uko Nyagasani Uhoraho avuze, kubera ko umutima wirase ukaba waravuze ngo ndi Imana nganje mu nyanja rwagati, nyamara kandi uri umuntu nturi Imana, nubwo wigeranya n'Imana rwose. Wigize umuhanga utambutse Daneli, dore ko nta banga ugiyoberwa. Kubera ubuhanga n'ubwenge ufite, wagwije umutungo, zahabu na feza ubihunika mu bubiko bwawe. Ubwenge bwawe n'ubucuruzi byatumye wongera umutungo wawe, maze ubukire bwawe butera umutima wawe kwikuza. Niyo mpamvu Nyagasani Uhoraho avuze ati, kuko wegeranyije n'Imana, ngiye kuguteza abanyamahanga babisha kurusha abandi. Bazakura inkota barwanye ubwo buhanga bwawe, icyubahiro cyawe bagihindanye. Bazakuroha mu rwobo, maze upfire rubi mu nyanja nyirizina. Uzongera se uvuge ngo ndi Imana igihe abishi bawe bazaba bagusatiriye? Oya da, nturi Imana, ahubwo uri umuntu, ndetse uri mu maboko y'abagusogota. Uzapfurwa batagenwe ubwo mu maboko y'abanyamahanga, kuko njye Uhoraho ariko navuze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mu kuzirikana kuri iri somo, turifashisha indirimbo yo mu gitabo cy'ivugura amategeko y'umutwe wa 32 umurongo wa 26 kugeza ku 36. Imana niyo mugenga ubugingo n'urupfu. Naravuze nti, mba mbajanjaguye nkabahindura ubushingwe, nkazimangatanya icyatuma bibukwa mu bantu, iyo ndatinya ko abishi banyigambaho. Abanzi babo ntibajyaho ngo bibeshye, ntibakibeshye bavuga ngo nitwe twabarushije amaboko turabatsinda, ngo ntabwo ari Uhoraho wakoze ibyo byose. Iyo baba abanyabwenge bari gusobanukirwa nabyo, bakamenya ibafitiye akamaro mu gihe kiri imbere. Umuntu umwe gusa yabasha te kwirukana abantu 1000, abantu 2 gusa babasha bate kwirukana abantu 10,000, atari uko urutare rwabo ruba rwabarekuye maze Uhoraho akabatanga. Koko rero umunsi w'ibyago uri bugufi, ibihano byabateganyijwe ntibigitinze. Uhoraho agiye gucira urubanza umuryango we, akazagirira ibambe abayoboke be. Imana niyo mugenga w'ubugingo n'urupfu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo, umutwe wa 19 umurongo wa 23 kugeza kwa 30. Muri icyo gihe Yesu abwira abigishwa bati, ndababwira ukuri, kwinjira mu ngoma y'ijuru biraruhije ku mukungu. Koko nongera mbibabwire, byoroheye ingamiya guca mu mwenge w'urushinge kurusha uko byoroheye umukungu kwinjira mu ngoma y'ijuru. Abigishwa bumvise amagambo baratangara cyane, barabaza bati, ninde ubasha kurokoka? Yesu arabitegereza maze arababwira ati, ku bantu ntibishoboka, ariko ku Mana byose birashoboka. Nuko Petero araterura arababwira ati, nkatwe twaretse byose tukagukurikira, tuzamera dute? Yesu arabasubiza ati, ndababwira ukuri, mwebwe mwankurikiye igihe cyose bizavugururwa, igihe Umwana w'umuntu azaba aganje ku ntebe ye y'ikuzo, namwe muzicara ku ntebe 12, mutegeke imiryango 12 ya Isiraheli. N'umuntu wese uzaba yararetse amazu, cyangwa abavandimwe be, cyangwa abashiki be, cyangwa se, cyangwa nyina, cyangwa abana, cyangwa isambu ye, abitewe n'izina ryanjye, azabisubizwa inshuro 100, kandi azatunga ubugingo bw'iteka. Abenshi mu ba mbere bazaba abanyuma, n'abenshi mu banyuma bazabe abambere. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Azasubizwa inshuro 100, kandi azatunga ubugingo bw'iteka. Amen. Bakristo bavandimwe, nidukomere kuri Kristo, niyo hakomeye koko. Bana b'Imana, amasomo y'umunsi araryoshye cyane, aho tugiye kuzirikana ku kintu gikomeye cyane wakwifuza nanjye nakwifuza, cyitwa igihembo gikwiye, la vraie récompense. Erega rya tegeko ntiriravaho. Umuntu wakoze nabi wese arahanwa, n'umuntu wakoze neza arahembwa. Mu masomo y'umunsi harimo ibintu bibiri, harimo igihano ku ruhande rumwe, ku rundi harimo igihembo. Mu isomo rya mbere harimo igihano, no mu Ivanjili harimo igihembo. Urafata iki mubyeyi? Ese urahitamo Imana cyangwa urahitamo ikigirwamana? Kumvise mu isomo rya mbere, umuhanuzi Ezekiyeli, Imana imutuma ku muryango wayo uri kwihumanya n'ikigirwamana kitiri. Icyo kigirwamana ngo cyariyemeye cyuva cyashobora ibintu byose, l'orgueil.
none Imana ije kumenyesha igihano cyacyo ko kigiye kurimbuka, rashite, gusenyuka. Ubwo Imana yagize iti nukomeza gutyo uzapfurwa batagenywe ubwo mu maboko y'abanyamahanga, kuko njyewe Uhoraho ariko navuze. Amen. Iyo nakoze icyaha nkagwa ngisubiraho, Imana irambabarira. Iyo nakoze icyaha nkaguma ngatsikama mu cyaha, biba birangiye mba napfuye. Kandi urupfu rubi ni urupfu rwa roho. Anabyo Mutagatifu Agusitini avuga ati erare humanum est, sed perseverare diabolicum. Se tromper est humain, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Umva, nta muntu n'umutibeshya, ntawe utakora icyaha, ntawe utayobokayo n'izo nzira mbi, akaba yanaboka n'ibigirwamana. Kuko ku bantu ibyo birashoboka ko twishakira koroshya ubuzima, tukishakira ibintu aho gushaka ubuntu. Ushobora kuyoba kandi byaba, ariko se nukomeza kuzikama mu kibi, aho ngaho nyine uzahura na sekibi, uhure na shitani, ubundi birangire nyine ubonye igihano. Igihano cy'iki? Igihano cy'urupfu. Urupfu gusa se? Kwa shitani, gusangira na sekibi. Mbega bibi. Ibaze nawe uri umukristo, wari umuyoboke w'Imana, uri mu muryango w'Imana, byarangira nkaba ari njye uzajya gusangira na shitani. La shita do Satan. Ese ndakomeza ndire ku isahani ya shitani? Isahani y'igihano abahanwe. Nyagasani turinde ikibi. Aha, iri somo ryo mu buzima bwa Kristo rigatwerekeza uburyo shitani hananduka, n'abari bayishamikiyeho bose nabo bagahananduka. Ngubwo bwa bwirasi, ngibyo bya byaha, ngubwo bwa bugome. Ibintu byose dukora twivumbura ku Mana, byose n'ibigirwamana nyine, kandi amaherezo nyine nta kindi usibye igihano. N'indirimbo twazirikanye iratwibutsa ko Imana ariyo mugenga w'ubugingo n'urupfu. Ese mu Kristo urahitamo urupfu cyangwa urahitamo ubugingo? Urahitamo ikibi cyangwa urahitamo icyiza? Urahitamo umwijima cyangwa urahitamo urumuri? Urahitamo umuvumo, malediction? Urahitamo umuvumo cyangwa umugisha? Urahitamo igihano, punition, nka kiriya kigirwamana tumaze kumva mu isomo rya mbere, cyangwa urahitamo igihembo, la récompense, uko tubizirikanye muri Evanjiri? Urahitamo sekibi, shitani uhananduka, cyangwa urahitamo Yezu, we ingoma ye ihoraho ubuziraherezo, izaramba kugeza ku ndunduro? Ibaze nanjye nibaze. Muri Evanjiri turazirikana igihembo gikwiye tugiye guhabwa nande? N'Imana, cyane cyane igihe nyine twakoze neza. Turi kuzirikana Evanjiri ya Matayo umutwe wa 19. Evanjiri none twazirikanye handi yasoreje ku murongo wa 22, umusore waje kubaza Yezu iby'ubugingo bw'iteka na condition bisabe zamaze kuzimuha, amubwira ukuntu agomba kugurisha ibyo atunze byose akabiha abakene, ubundi akajya gute akaza akamukurikira. Uyu mukungu rero basoza batubwira uburyo yagiye babaye kubera iki? Kuko yaratunze ibintu byinshi. Ese ibintu byinshi ni iki? Bishushanya ibintu tugundira, ibyaha, bya bindi byose bibangamira Yezu, ingeso mbi twanga kureka tukomeza kukazigundira, Yezu akaburizwamo. Icyo nicyo kidutera kubabara. Yezu rero uyu munsi agakomeza duha ibigereranyo by'ukuntu nyine umuntu wese wanze guhara byose, wanze guhara ibyaha, bigoye nyine ko yakwinjira mu bwami bw'ijuru. Uyu mwenge w'urushinge ntituwutindeho nk'urushinge dusanzwe tuzi, ntituritindeho cyane turisesengura, ahubwo icyo dukuramo ni uko nyine bigoye ku muntu w'umukungu kwinjira hehe mu ngoma y'ijuru. Kubera iki? Ubukungu twabizirikanye ntago ari aya mafaranga, ntago ari amazu, ntago ari amasambu cyangwa ibindi byose tubona biduhesha nyine ubukire bw'hano ku isi, ahubwo ubukungu ni ubukungu bw'icyaha. Ngeze ku ngeso mbi, ukize ku busambanyi, ukize ku businzi, ukize ku busambo, ukize ku bugugu, ukize ku mushiha, ukize ku mujinya n'ibindi byose, ibi byose byakubuza ingoma y'ijuru. Aha, Yezu rero akatuburira, nyabuneka do grâce, muramenye rwose mwihambure kuri ibi byose byabuza ubukungu bw'ijuru. Icyo cyaha, ingeso mbi mfite yambujije ijuru, ingeso mbi ishobora kumbuza igihembo cy'ijuru, cya kigirwamana cya Tiri kiri hehe iwanjye, kugira ngo ngirandure hato kitazambuza iki? Ijuru, igihembo gikwiye. Evanjiri turumva ukuntu Petero ateruye nyine agaragaza nawe impungenge afite, ariko Yezu akamuhumuriza akamubwira ati aha, ku bantu ntibishoboka, ariko ku Mana byose birashoboka. Ntawakoreye Imana uzikorera amaboko. Nuko Yezu akarondera ibintu byose tuzaba twarasize kugira ngo tugorere igihembo gikwiye, bikubiye mu bintu bibiri, ni ibintu ndetse n'abantu. Tukabona icya gatatu, ubuntu bw'Imana. Gusiga amazu, ngasiga abavandimwe, ngasiga imitungo y'isi, ariko nkabona iki? Ubuntu bw'Imana babyeyi. Aha, kwicarana n'Imana, nkabona ubuntu bw'Imana, nkabona ijuru. Utwo tuntu dutatu duceho turongo mubyeyi, kuko nukomeza kugundira utwo tubiri gusa bizakubuza ako kandi gakomeye cyane karusi ibyo bindi byose.
ngasiga ibintu, ngasiga abantu, ngasanga ubuntu bw'Imana. Nuko ngo azasubizwa inshuro 100 kandi akazatunga ubugingo bw'iteka. Ako kari 100 bishatse kuvuga ibintu byinshi, ingorane idashira. Ese ngewe iyo ndi hano ku isi ngoma agatima ku ijuru, nzirikana ko ibyo ndi gukora ari ugutegura ijuru, ari igihembo cy'ijuru ndi gushaka, igihembo kiruseho, cyangwa ndakora gihunikira hano ku isi ngacuruza nkunguka gashakisha amafaranga gusa, yewe nkwiruka no mwiraha ry'isi, ariko nkibagirwa icy'ingenzi, igihembo gikwiye, igihembo cy'ijuru. Kwiruka ku bintu, ngiruka ku bantu, ariko ngasiga ubuntu. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugenzi ngo bwamwiriyeho ari mu nzira avuye ku kazi, nuko abura ahantu yacumbika. Hafi aho ngaho rero ngo hari hoteli, nuko komeza yibaza haza kurara, maze aragenda aracumbika muri ya hoteli. Nuko bukeye patron hoteli yagiye kumuha fagitire, amuha fagitire y'amadolari 90 ku ijoro rimwe babyeyi. Nuko wa mugenzi areba hirya areba hino, yibaza ahantu ari buze kuyakura. Bishoboye ko mu mufuka yari afite nk'amadolari 5 gusa nta wamenya. Nuko areba hirya areba hino, yibaza ukuntu agiye kubigenza. Muri ako kanya basiye ibyangombwa bye, nuko afata telefone imwe yari afite arayigurisha, maze araza ariha ya fagitire. Birumvikana bongera kumusubiza bya byangombwa bye. Nuko igihe kigeze yaratashye ari we, yekeza kugera, patron nyiri hoteli aza kugira ibyago, imashini yakoreshaga server igaburira izindi muri urwo ruganda rwe muri hoteli ye iza kugira ikibazo irapfa. Nuko bamuhereza nimero z'umutekinisiye kabuhariwe mu gusanura imashini, reparation. Nuko aramuhamagara, wa mutekinisiye araza agera aho ngaho. Wa mutekinisiye ahageze, nuko aratangira arakorogoshora, akora za mashini zirakunda. Dore ko amashini ari nyine ariho hari yabitsa amabanga yose y'akazi. Nuko arangije arayikora, irongera irakora. Patron agiye kumuhemba kugira ngo atahe, amuhemba amadolari 100. Ushobora kwibaza uti igihembo kirakwiye cyangwa ntigikwiye? Maze wa mutekinisiye areba ya mafaranga, ahamagara bose aramubwira ati, rero bose subirana amafaranga yawe, ibyo nagukoreye nabigukoreye ku buntu, nta gihembo kindi nkeneye. Wa bose aratungurwa cyane bikomeye cyane, yibaza ibibazo bikurikira. Ese yaba yagaye basi nongere? Ubu se kuri iyi si waza gutyo ugakora gusa ntihagire uguhemba? Nuko wa mutekinisiye aramwitegereza aramubwira ati, ndabona uguye mu kantu, reka maze ngo umwitozo. Uyu mwitozo nushobora nibwo uri buze kumva neza impamvu ntakwatse igihembo kubyo nagukoreye. Nuko aramubwira ati, namwe rero mudukurikiye mufate ikaramu yanyu ndetse n'urupapuro, dukora uyu mwitozo, iri hurizo problem. Nuko umutekinisiye amuha umwitozo agira ati, 90 kugabanya na 1/10 ugateranyaho 100 bingana kangahe? Abadukurikiye namwe nimufata agapapuro n'agakaramu, dukora uwo mwitozo tuze kureba ikiza guhakurikira. 90 kugabanya na 1/10 ugateranyaho 100 bingana kangahe? Aha, bamwe batangiye guteranya gukuba, guteranya gukuramo. Nuko wa mubose kimwe nanjye aravuga ati, ndabona mbonye 109. Nuko wa mubose azajya yivugisha ati, ese nkongerereho 9 bibe 109 basi? Nuko wa mutekinisiye aramubwira ati, reka ramubwira itegeko agomba gukurikiza. Iyo ugabanya umubare n'umugabane, ufata uwo mubare ukawukuba n'uwo mugabane ucuritse. Amen amen. Rero agomba gufata 90 ugakuba n'uwo mugabane ucuritse nyine 1/10 ukagicurika. 90 gukuba n'10 kugabanya 1 guteranyaho 100 bingana kangahe? Noneho bingana 1000. Aha ngaho rero amadolari nkorera ku isaha 1000 wayabona. Nuko amubose araba hirya areba hino, areba ko amadolari bigoye ko yaza gukuba n'amasaha umutekinisiye amaze aho ngaho. Maze wa mutekinisiye aramubwira ati, umva nta gihembo cyawe ishaka. Nuko aramubwira ati, ngewe naje hano mara ijoro rimwe gusa, unca amadolari 90. Mbuze aho nyakura njya kugurisha utwo nari mfite, ndayaguhereza. Rero kwari kugira ngo nkwereke ko bigoye ko wabona icyo mpemba. Guhera uwo munsi nahise ninjira mu ishuri rigengwa n'amategeko 2: gukora ntiwake igihembo no kwanga ikiguzi cy'ibyo wakoze. Kuko nyine bari byinshi, biragoye ko babona icyo baguhemba nyine. Muri ako kanya mu boss ago mu kantu, bakristo bavandimwe, ngo uko abenshi turihisha abagenzi bacu kandi ari bo bazatugoboka kera kabaye. Ngo uko ushobora kwishyuza umuntu kandi ari uzagutambutsa, ari uzagukorera ibyananiranye, ari uzakugoboka, ari uzakwitaho. Niko mwana wahera he wishyuza umubyeyi wawe wakureze, agakubyara agakurera,
akagukuza, waheraho umwishyuza. Niko munyeshuri we, wabona iki wishyura mwarimu? Niko murwayi, wabona iki wishyura muganga? Nk'uko twebwe abantu bigoye kubona ikintu twakwishyura Imana itugira neza buri munsi, ariko yagira gute ikaduhemba igikwiye. Ngo umutekinisiye wa wundi ukora atagambiriye igihembo gusa iki gifatika, ahubwo akaba ari nawe uduhemba ku bundi buryo, kuko we nyine adukorana bya bindi bitaza no gushobokera abandi, we akadukorera ibirenzeho bitambutse ko n'icyo twamuhemba. Ngiryo ihurizo rya buri munsi. Bana b'Imana, abantu benshi twatwawe n'amafaranga. Ukumva ikintu cyose wajya gukora mu mpembe, ukumva ikintu cyose wajya gukora ni mubanze mu mpembe. Ariko ujye uzirikana ngo ibyo byose wasaruza hano ku isi, ibyo wita ibihembo bya hano ku isi, ujye umenya ko bigarukira ku bintu ndetse n'abantu, ariko harabura icy'ingenzi, ubuntu bw'Imana. Ese wari wajya ahantu nawe ukora umwitozo uyu munsi, ukorera abantu, uvunike, ariko wajya guhava nyine ukabwira uti rwose ni ubuntu bw'Imana, ariko atari ishyari, atari ubugugu, atari umujinya wabitse, ahubwo ugakorera iki? Ubuntu bw'Imana. Iyo rya shuri tugomba kuganamo twese, gukora ntiwake igihembo no kwanga ikiguzi cy'ibyo wakoze, kuko nyine bari byinshi, biragoye ko babona icyo baguhemba nyine. Ishuri ry'ubuntu bw'Imana, anabyo umuhanga yavuze ati, kandi bigaruka kuri ivanjiri uyu munsi ati, ibihembo biri ukubiri. Ubwa mbere hari igihembo cyano ku isi, umuntu akaba yaguha ibintu kubera ko nyine wamukoreye neza n'ibindi byose, ariko ikindi gihembo ni igihembo cy'ijuru, benediction, wamugisha, aho Imana yonyine ubwayo ari izatugororera. Mukristo muvandimwe, ese urakomeza ushakisha ibihembo bya hano ku isi gusa, cyangwa urashakisha n'igihembo cy'ijuru, bwa buntu bw'Imana? Ese urahitamo kuba umutekinisiye cyangwa urahitamo kuba bose, patron? Umutekinisiye mukuru ni Yesu twese wadukoreye akabira ibyuya. Ahangaha nyine ku musaraba ntacyo twabona tuzamwishyura, ariko azanarengaho agire gute? Aduha ubugingo bw'iteka, aduhembe. Kandi wajya kureba ugasanga nta gihambaye twakoze. 90 kugabanya 1/10 guteranyaho 100 bingana kangahe mubyeyi? Icyo gihumbi bikadusobanura nanone umubare nyamwinshi, bya 10 gukuba n'100 kari 100. Nkazahembwa bikomeye cyane, nkazahembwa ibihembo byinshi. Kubera iki? Kwitoza kugira ubuntu, kwitoza kugira ubumuntu, ubuntu bw'Imana. Erega abantu icyo dupfana ntago ari ibintu, nta nubwo ari abantu, ntago ari amafaranga, ahubwo dupfana iki? Ubwo bumuntu butuganisha ku buntu bw'Imana. Iyo ufite abantu bakugeza ku bintu, kandi ukabona n'ubuntu bw'Imana, kuva ku bintu nkava ku bantu, ngasanga ubuntu bw'Imana, ubuntu bwa Yesu. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu, mbaye mbasijya ko karirimbo nahisemo Yesu. Ibintu ni byinshi bitabigirwa